Yes, turabasuye abakunzi ba Rubavu Bar & Sale, mukomeze mugubwe neza cyane. Turi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba, hano hafi neza y'uruganda rwa Bralirwa. Turi ku muhanda wa kaburimbo, iki kibanza duhagazemo kiri kugurishwa. Ni ikibanza cyiza rero kiri muri zoning ya C1. Ni ikibanza kiri kuri kaburimbo kinini cyane, gifite metero kare 750. Iki kibanza gifite ubwo buso tubabwiye, kiri ku muhanda wa kaburimbo imbere neza y'icyambu gishyashya cya Rubavu. Iki kibanza niho giherereye, turi kukigurisha amafaranga atari menshi, miliyoni 100 zonyine. Uraduhamagara iki kibanza ukigurire kuko ni cyiza cyane. Urabona ko kiri hamwe n'amazu, kiri kuri kaburimbo, kiri ku cyambu cya Gisenyi cyangwa se cya Rubavu gishyashya, mu marembo neza y'uruganda rw'inzoga rwa Bralirwa. Iki kibanza nikigucike, ni cyiza cyane kandi kirasobanutse. Metero kare 750, urumva ko wakoreramo ibintu byose ushaka. Ni kinini, ni cyiza, kiri kuri kaburimbo ahantu strategique cyane. Wahamagara Rubavu Bar & Sale ukigurire, kuva kuri kaburimbo ugera ruguru nka metero 50, umuhanda ubugari bwacyo ni nka metero 20. Urumva ko ari ahantu heza cyane rero wagura, ukaba wahashyira inzu yawe cyangwa se inzu y'ubucuruzi imeze neza cyane, kubera ko ni ahantu komerciale, ni ahantu hari amahoteli, ni hafi y'uruganda, ni hafi y'icyambu, kuri kaburimbo ahantu heza cyane. Ku bazi bino bice rero, bazi ibibanza byaho ukuntu biba bimeze, iyi diro ntiyagucika. Kuri miliyoni 100 zonyine iki kibanza ukaduhamagara, cyangwa se ukeneye kugisura ukaza ubundi ukagisura kuko ni cyiza cyane. Duhamagare mu wa mbere, iki kibanza niba kigitanga.